ya nzabaho neza tu. Impamvu nzabaho neza ngiye kubikubwira. Buriya iyo uretse amaninja ugendana n'abandi bantu bataramaninja. No se wino si barahari. Yeah, Maji, niba bizi bafite niti kubakunda batazi batera amapipisi ninge sinzi bisaba gafema bagenge batazi bahezi yoda Kigali nahuye na shi enife isi yose nirenge ibindi ndinariri kuza nkoramwe biri nkirinda baji ra reka dupange tunapande aca amahene icyo bazi nime kiriripa mu mitwe ya banzi impinduka nyinshi ngiye nkunda n'abantu bro. Musanze mwese mwubaye muzi Imana murayemera? Ntago tuyemera twese. Njyewe none kana mite narabivuga bona uvuze ku kintu kijyanye n'Imana nicyo kintu cya mbere cya danje cyasika mu kigeze kuba muri iki gihugu bitewe nuko man just ikintu ubu ngubu uragikora wamara kugikora umuntu agataho ati Imana iramfashije bro kandi icyo kintu wagikoze man hari ibintu ubu ngubu bwawo ubu ngubu utakora niyo wasenga izahehe ariko urareba twatundi tworoshye ukadukora makudukora ugatujya kwa Gitwaza ukavuga ati ndadusengeye iki niki ya ntago bishoboka wakoze ibintu by'ubushobozi bwawe wibeshya ngo Imana niyo yaje ngira bikora ngiki niki no wenda mite mvugaho nicyo n'ikindi nigeze kubona kiri gutrendinga hano hanze Gitwaza yigeze kuvugaho cy'abarastafari bagahinda inimba bahimba uyu mwana ambanye so ngo abahungu bakunda gusunda ibi byana bikunda gutanga bikunda gutanga umuhungu ni so ni haso ndi kumwe na Solange ndi kumutamo so si so. Reka mbasuhuze kandi mbayikaze nizere ko mumeze neza. Njye nitwa Aime nitwa Morgan ntarushwa kwikotanira ariko hano ndi kumwe n'ibisambo bibiri ni bya bindi byari biri byikikije Yesu wapi my G ni bya bindi byari bikikije Kigali Vibe Influencers wagwan ni neza man uziko nari narakwibagiye sure wallahi warabyibuye wallahi no ndabica wallahi n'imyenda yagondetse kure bikote yagondetse ntubibona se yagondetse kabisa bimase bimeze bite ni fresh wenda nihereyeho reka mbanze nibwira abantu badukurikiranye ni King Way bari kuvugana nawe nkabafitanye indirimbo na Kigali Vibe rero nkuko abanyarwanda muri kutubona turi abantu babiri uyu mugabo dufitanye indirimbo ni Kigali Vibe jewe nitwa King Way dufitanye indirimbo bita Amaninja ikabiri kuri YouTube Amaninja kabisa umu dutangiye kutugira Amaninja okay wenda ngize n'ikindi kintu uvugaho cya dance ikaba ari mu ndirimbo za performingwa mu gitaramo dufite cyaduteranyirije anga mu nama Leafy Dance Fashion Show iyo ndirimbo za performingwa kandi Satani itaboneka izabiri fresh nyuma iyo ndirimbo amazina yanditseho nayaye uko birancana iyo ndirimbo kuri YouTube yanditseho Amaninja by Tracks Yannick Fix featuring King Way okay arumva ari kubundi bagahinda inimba bahimba uyu mwana ambanye so ngo abahungu bakunda gusunda ibi byana bikunda gutanga bikunda gutanga umuhungu ni so ni haso ndi kumwe na Solange ndi kumutamo so si so si so abahungu baba Amaninja gute muri chorus ubundi Amaninja mbisobanuye gatoya Amaninja twashaka kuvuga ku bari ari abana bigize Amaninja nyene tu urumva za so barazibona barazirigata zikabaza man igishego ariko kizimije man se Kigali Vibe reka mukosore wagatonye mbaye nk'umuntu mukosora naga ari igishego kubera yuko so muri boutique cyangwa se mu alimentation umuragenda akaba yayihaha ariko wenda ngarutse nko kuri iyo ndirimbo wenda tuyandika ikintu twagendeyeho urabona ari ukuntu wenda ushaka guza n'umubebi tu ariko man akakubera ininja tu umani mwajya mukundana ukabona ntago ari fresh ntago ari proud yawe man kandi nanabikwereke just akazaza kwereka ko biri neza ariko behind yabyo man akagera ku bandi man
umbaje byambayeho. Nago navuga ngo wenda nago byambayeho, ariko sinanavuga ko byambayeho bitewe nuko ubuzima tunyuramo bigenda gusa. Ibyambayeho wenda byabaye kuri mugenzi wanjye twagendanaga. Ariko ngiye ibintu bibaye kuri mugenzi wanjye bifa Kigali Vibe icyo gihe twari tutaramenyana, twamenyanye ubwo twandika iyo ndirimbo. Ubwo rero iyo ndirimbo ni hano yavuye kuba kuri mugenzi wanjye bimubaho. Justin nsanga n'uyu nguyu afite abo yagiye abona bigenda bibaho, kimwe nuko nawe ashaka kwa yaravuze ati nanjye twabaye gutya twenda gusa nk'utwo. Turavuga teka twandika indirimbo Amaninja, wenda kurasa iravuga ngo ndetse amaninja baby ndetse amaninja let's go. Nzabaho neza tu. Impamvu nzabaho neza ngiye kubikubwira. Buriya iyo uretse amaninja ugendana n'abandi bantu batari amaninja. Nose wino si barahari. Just nawe mfite batemo bro. Ekamba kosore amaninja reka nyabwire ngo mindure map ya kuka bagenge bafeke bagwe mu makota amabici ni shit bakunda ama PH modo ni gangster rest in peace ni popo smoke fucking bitch ni hova gangster fucking bitch ni hova gang ga sku skiri pa fazo fizo nizo yahuzo ubu nugo kabasiri map ni drill top mbaye byanjye ba Titanic wani batseo yagukorera bivuze urumva ko ibyo bintu avuzemo akantu kavuga ngo abo bantu nukubataye huzo. Icyo kintu bisobanuye no kuvuga ngo mani nimba umukobwa kunaniye uri umujama mureke, kuko Justin ukomeza kumwizirikaho wahagwa bro. Amaninja mani tujya kuyisora iyo ndirimbo ni ikintu twicaye turatekereza twatse bro muri ubu buzima ubundi ubona ari biki bigoye. Nimba ikintu kigoye n'ukubana n'umukobwa w'Ninja bro. Ininja mani urasanga ukora map Ninja ikayica. Just nimba ukoze umushinga ugashyiramo umukobwa, yes wari wizeye ko umukobwa ari umuntu ufite ibitekerezo ufite mind, mani usanga nyuma yabwo ugasanga nyine siko bimeze, ugasanga ni Ninja mani birangira feri wa mushinga upfuye. Niyo mpamvu wenda nk'inama nabwira abantu badukurikiye, just aho kundana ni Ninja bro, kandi nawe ukabibona ukabona ko ari Ninja ukagumya ugaheza mani uzasigara down, ubona abajama turi up kabisa. Inama muhereza Amaninja 2024 bakayikiga ahanga 2025 bari bacya. Inama nahereza mana abantu bigize Amaninja, wenda saba baby bose. Inama nahereza baby bigize Amaninja no mwaka urangiye mani mushatse mwabigabanya. Urabona kuri kumbugura ajya kubona ukabona umukobwa mani yagiye yipostinze ari kuvuga ngo mani gakaniga kadafite ibiceri ngo kirirwa ngo wajwani deya ngo nta kintu nagafasha. Ase bakeka ko abo baniga kuba badafite ibiceri ari kuvuga ko ariko batabishaka. Just ari ukuntu umuniga badafite ibiceri ariko yarahize byaranze mani bikanga ukikaranga bikanga, ariko anytime nibivuze ko bitazacamo. No umuniga umukobwa se muri kuri level imwe, no sujya ngo abakobwa bashaka kugukatira mu mutandukanye level. No surasanga umukobwa gukatiye afite imyaka 18, ufite wenda 25 cyangwa ufite na 26. Ubwo so umukobwa yakurusha iki ku muntu ufite imyaka 26 afite 18, ubwo afite iki? Usibye wenda kuvuga ngo wenda afite kwishyira hejuru mu mutwe, ubundi wambwira ngo uwo mukobwa aruta uwo muhungu ntagaba muruta. Ntaga muruta. Just why ndi kubabwira ngo abakobwa bigize Amaninja mani muhindukire mani kabisa. Imirongo ikibazo uyu ni umuraperi ako nge ndumuririmbyi. Uyu ni umuraperi. Ari kabisa kubita bro. Maji niba bizi bafite niti kubakunda batazi batera amabipisi ninge sinzi bisaba gafema bagenge batazi baheziyoda Kigali nahuye na shi enife isi yose nirenge ibindi ndinariri kuza nkoramwe biri nkirinda baji reka dupange tunapande aca amahene icyo bazi nime kiriripa mu mitwe ya banzi impindukanyisha ngiye nkunda n'abantu bro. Shaka guhita mbabaza mwembi Kigali yacu mwese murabi Kigali muri kavukire
Ya nje navukiye Kigali ari Gikondo bro. wowe Je ni Kanombe kabisa. Kanombe. Kigali uturere tuyigize muratuye Kigali ngo se uturere tungaye ngahe? ari Kicukiro uri kumva Gasabo Nyarugenge. Kaka navuga Oya ubwo habayo kwibeshya nkuko n'amaninja yibeshye. Ya kwibeshya biho bro. Ya hanyuma uturere tugize igihugu cyacu muratuzi Yego tungahe? 30. Nyaruguru iba muri iyo ntara? Nyaruguru iba muri mu ntara y'amajyepfo. Amajyepfo kubyemeye Iba mu ntara ako wowe. Okay wowe tonze. Wazanye ibibazo bisaba gutekereza kandi ubu turi mu muvuduko bro. Rero nimba uzanye ibibazo bisaba gutekereza ubwo uradusubiza down tubanza tujye dutekereza cyane. Okay ongera ugisubiremo nimbushye cyangwa se dukomeze nabidanje. Ababazaga ngo Nyaruguru iherereye mu iyo ntara? Iherereye mu ntara y'amajyepfo. Amajyepfo tu. Sure. Ya naho ngaho duhagaze nimba atari byo. Ya nago turabure muri comment nimba atari byo kabisa. Nago musi. Hanyuma Musanze mwese mwubaye muzi Imana? Murayemera? Nago tuyemera twese. Njyewe none kana mite narabivuga bona bavuze ku kintu kijyanye n'Imana. Nicyo kintu cya mbere cya danje cyasika kigeze kuba muri iki gihugu. Bitewe nuko man just ikintu ubu ngubu uragikora wamara kugikora umuntu agataho ati Imana iramfashije bro kandi icyo kintu wagikoze man hari ibintu ubu ngubu bwawo ubu ngubu utakora niyo wasenga izahehe ariko urareba twatundi tworoshye ukadukora makudukora ugatujya kwa Gitwaza ukavuga ati ndadusengeye iki niki ya ntago bishoboka wakoze ibintu by'ubushobozi bwawe wibeshya ngo Imana niyo yaje ngira bikora ngo iki niki no wenda mite mvugaho nicyo n'ikindi nigeze kubona kiri gutrending hano hanze Gitwaza yigeze kuvugaho cy'abarastafari ya nje wenda mbaye nk'unavugaho kiriya kintu Gitwaza avuzeho cy'abarastafari ya nje mfata ko Gitwaza akoze ikosa gufata idini ryacu ry'Abanyafrika twebwe ubwacu twemera uri kubyumva ni idini ryacu ry'Abanyafrika ridashingiye kuri barabazungu nyine ridashingiye ku bandi bantu bose baribo bose ariko rishingiye ku Banyafrika ubwacu nimba ari iryacu tugomba kuryemera tukemera ko iryo dini ari narizima nose gutaryita rya Satani agafata biriya byazanywe n'abazungu ntago tuzi n'uburyo byajemo twagiye kubona tubona just abantu umwami ngo vaho nutemera ibi nibi ngo ya amadini ibi ni urabyemera ngo Imana urayemera urumva haje wagahato ariko iryo dini ni dini ryabaye ku bushake Abanyafrika turiteranye ati rero twebwe ubwacu ni twebwe dufite ubwacu bwo kuvuga ati ni iki twemera kandi koko idini rya Rastafari ni idini riri fresh kandi ikindi wenda nasoreza nugenda ukabaza hano hanze ku mihanda ukabaza se niki muzi ku barasta barakubwira ati tubazo one piece kandi nujya mu mategeko ya Bibiliya uzasanga ikintu Yesu yaravuze ati amategeko yose ni ubusa ariko iri tegeko niryo rya danje urukundo mukundane kandi koko abarasta barangwa n'urukundo tunaheraho tunabasezera my people ya uko mumubona ni Kigali vibe uyu nguyu ni King Way just tuzaperforminga muri Leafy Dance and Fashion muzaze man mujye muteza Abanyarwanda imbere ni igitaramo kimeze neza kirimo abanyabwenge man kizaba gikubita urubyiruko nitwo dushaka muzaze turebe show urebe ikitazi ukigire ku mugenzi wawe cool up one. Yes nanjye mbabwira ati ingoma zanjye muzisange kuri YouTube yitwa Tracks Yannick, Instagram ni Kigali vibe papa ubundi nk'ubwatara zambwira ati ni show let's get it bakomani imani baho twanavuyemo bro thank you. Asante so ndabashimiye mwese mwakurikiraga ikiganiro hasta la vista.